ufatika umaze kugira controversion zingahe muri kuno kwezi? Uku kwezi nishyuye controversion z'ibihumbi 80 ngeze hageze ziba rotari maze kwishyuramo senkane tutemo 30 gutya tuvugana ntari nishyura. Utari wishyura? Ntari nishyura. N'ubu gutya ndi kwihisha bayifashe bayijyana. Reba nk'uba abana bagiye gusubira ku ishuri, ababyeyi dukeneye gukorera minerivare abana bagasubira ku ishuri. Mbwira ukuntu nzashaka minerivare y'umwana ngo ajye ku ishuri ndi kuniyo haraka ya controversion ya fande ngimara iminsi 3 ikongeraho 10 nabuze 10 nzabona vene. Kuki turengana dufite igihugu kandi kigomba kuturengera nk'abanyarwanda? Twe turi mu gihugu dutanga serivisi ya taxi moto. Umva ko twebwe tuzatera imbere gute? Tuzazamuka gute? Nzava kuri moto nje hejuru gute? Kuki hataba ubuvugizi bwenkanya abantu dukora kimotari twishimye? Kubera iki turengana muri ubu buryo kandi murari muratureba ariko nta kintu mushaka kudukorera? Nta kimana yonyine. Tubanje kubasuhuza inshuti bakunzi ba My Talent, mwari mwaratuze muri ka gace kitwa ababibona bate, babyumva bate, abanyarwanda babyumva bate. Benshi ntibabona umwanya wo kugera muri comments, ariko twe tubagererayo tukabasangiza bimwe mu bitekerezo z'inkuru ziba ziri imihanda. Ariko mwabibonye ni channel y'uwitwa Karegeya Omar, yitwa Karegeya Omar Pano kuri YouTube, yakoranye ikiganiro n'abamotari. Benshi barira ngo controversion, ariko se abandi babibona bate? Tugiye guhera kuri YouTube channel ya Karegeya Omar, twumve kuri iki kiganiro yagiranye n'abamotari bari imihanda uko abaturage bo babibona. Witwa Esther Birari 2574 yavuze ati ibi nibyo biganira abanyarwanda dukeneye, ibya M23 ntacyo bitumariye. Muzi ukuntu bamusubije. Witwa Emmanuel Richard Rutayisire yaravuze ngo wagira ngo niyo yabaye boro, nkanibaza impamvu ariyo makuru agera ku bayakeneye n'utayakeneye. Aha muri make urashaka inkuru z'imiguruko, barabashuka. Yego motari hari aho arengana cyo kimwe n'abandi bakora imirimo igoye nk'abasekirite, ariko kwigaragambya byo wapi, nta mwanya bifite. Witwa Byiza Official yaramusubije ati abantu kuvuga akarengane se no kwigaragambya? Rod Grace ati umuturage ku isonga. Aha. Witwa Musafiri Valensi yarasubije ati none se baparitse ahabugenewe babaha controversion? Sindagenda mu mujyi wa Kigali ngo mboraho umumotari yakoze impanuka cyangwa ngo ayiteze aho hose se ni traffic police ba yayikoze. Ariko abantu muri comment muransetsa. Umva abamotari mugabanya amakosa kimwe n'impanuka mukorera mu muhanda, rwose murakabije. Ikindi nta muntu polisi irenganya rwose. One dushimira Imana Joseph turi muri babibona bate? Ese urabibona ute? Nshuti Sano Janvier ati uwe bita Valensi simvuze uko amusubije, ariko muri comment mujye mureka gutukana mw'abantu. Ariko sha muri comment murasetsa. Haroje aramusubiza ubwo se umuhoye iki? Ntiwamuha ubwenge umurushije utamututse? Bana yitsi nijoro. Hari undi uje aravuga ngo hagarariye bangahe mu buvugira. Aha, Jesus Christ. Nibabibona bate? Ati mwihangane sha, Uwiteka niwumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Oya, se motari ntizigira shinge na rugero, urakabije. Ngo funga mukanda umuturage ku isonga wowe. Uwitwa Bazimaziki Alexandre
ati murakoze kuvuga ikibazo, akenshi umujinya murawudutura mudutwaye kandi ntacyo tubiziho, mukadutuka mukatubwira nabi kandi natwe hari ibibazo tuba twifitiye. Ati motari we, abicaye kubera silence turi benshi. Ni Sinayobye Joseph ati yo urandijije n'ukuri Imana ibarengere, wakoze Omar kubaganiriza. Mucunguzi Erade ati polisi nayo bayitumye versema kuko bakorera kuri target, batayigezeho bajya kwisobanura. Nibyo se? Aya makuru nuko yatohoza neza, sibyo se? Atabamotari bari kurengana muri iyi minsi cyane rwose. Ubu buri wese asigaye akwandikira amande kandi utazi icyo uzira akanakwandikira kandi nta n'ibyangombwa kwereka ko yaba ashinzwe motari irenganurwe n'ukuri. Ni Viateur Nsengimana. Ko byaba bifite indi ntera ati ndabaramukije mugire amahoro, byaba byiza uwandika amande abikoze avugishije uhanwa, si byiza kubikora atamubwiye kuko n'uwakwanga yabyihisha inyuma akagukura mu muhanda. Murakoze. Ni kubw'Imana Gaspard. Justine Nyiransabimana ati yo ufite agahinda kenshi n'ukuri, Imana ibarengere. Uyu aturakoze cyane ku buvugizi musaza. Hataye amarira ati weri dani munyamakuru ku buvugizi. Uyu nguyu Firmayiti ati mana yanjye, ubu se koko 80 ku kwezi bayakuye ku mushahara abasigaranye iki? Sha ndi motari kandi mfite ibyangombwa byose, ariko sinshobora kujya Nyabugogo pe. Yampaye nka rero mu Rwanashyaka, ntushobora kujya Nyabugogo. Uyu Mayize niyo mukiza ati mwarangiza ngo abamotari basa nabi, ubwo si sabune yavahe koko? Ati Omar uzazihuye tuguha amakuru y'akarengane motari zifite. Niba byumva bate, babibona bate, tubagirira muri komenti tukareba icyo abanyarwanda bavuga ku nkuru ziri imihanda. Inyuma yanjye kuri plaque hari ideni rya 30, kandi nzi neza yuko nintishyura amafaranga mu minsi 3 hari bugire gute iragorotana. Niho handi umwana ajya ku ishuri ugasanga afite ikibazo cyo kuba nta nishyura ya minerivare. Niyo mpamvu rero mutayi hora muri haraka ugasanga turi mu bintu by'amadeni ugasanga nta nubwo dufata umwanya wo kuba twaruhuka, ugahera ku wa mbere utwaye mu tukana n'undi wa mbere. Ese nituri abantu? Ese utunaniwe kuba twakoga tukambara neza tukajya gusenga nk'abantu? Icyo kintu rero hari ijambo abaturage bakunda gukoresha yo kuvanga abamotari nta bwenge tugira. Ubwenge ubundi ubwo wabukura hehe uri muri ubwo buzima bumeze gutya? Kuri puresha uri mu buzima bw'umuriro bumeze gutya, wakura hehe ubwenge bwo gutekereza? Koko nawe ufite ubwenge. Uyu ubwiye umuntu ngo nta bwenge agira, ubuze ubuzima bayemo uko bumeze. Twe tugira ubwenge, ahubwo ikintu gituma duhora duhuzagurika ni ibyo bintu byose turi kunyuramo biri mu buzima bw'umumotari. Twagiye kuri page ya Instagram y'umugabo witwa Kazungu Kabosi. Uwitwa Musoni ati nujya ubona umuntu w'umugabo afashwe n'ikiniga ujye umenya ko buri ibyo avuga ari byo. Men never cry out in public, cyangwa se nta mugabo ujya uririra mu ruhame. Tonto Just ati ni gute motari yabaho yishimye ti kuki barengana kandi bafite igihugu n'ubuyobozi? Ni ndo kubibazwa. Ati motari yatera imbere gute niba bimeze uko? Jafar Fit ati abamotari bari kurira ngaho mu bukwe
aha Chikuva Byiringiro ati kimwe mu bibazo bike byaburiwe igisubizo mu nzego zose ni icy'abamotari. Prefe Price ati none se urabona uwo muntu ungana uko ari kubeshya? Uyu Official Ahmed 250 ati muze tujye guhinga tubarekera umujyi, abamotari baragoye pe. Royce Remy ati ibyo bavuga nibyo, nanjye mu kanya baramfashe ngo ni bideli rya 25 ngo mu mujyi n'ahantu nta hantu na hamwe nemerewe guparika imodoka, birababaje. Ati muravuga uko mubibona rero njye ntabwo nabivamo ndagiye. John Uchi ati nsigaye mbona abamotari bazanaturenza umuhanda bitewe n'uburyo basigaye batwara bararamye bacungana na drone ngo ziba ziri mu kirere. Jesus. Umubyeyi Mari aterega ntabwo ubangamiye ari motari wenyine, natwe abagenzi turabangamirwa kuko umuntu atega moto kugira ngo agere aho agiye, ariko kumva ngo niba ugiye mu mujyi ngo uretse ku isoko nta handi aguhagarika. Babikosore rwose abamotari baduhe serivisi nzima. N'umubyeyi Maria nanjye nuko nareshyaga narinje kwirebera uko mubyumva, reka nisubirire imihanda njye kureba ukuntu mwumva ziriya nkuru zaho zindi, ndagaruka mu kanya.